This is Trans Africa Radio. We are live in 54 countries as well as worldwide via that World Wide Web situation, transafricaradio.net. This right here is The Re-Up. My name is Ntokozo Buchi, and we do this Monday to Friday between 5 p.m. and 8 p.m. Central African time. And when I say we, I talk about the also amazing, the gorgeous lady all the way from Burundu, Uganda, Kenya, as well as, I'm missing one, I always mess up that one, Sheshe Ndikumana. But right now, though, we're about to organize a situation that I know a lot of people have been waiting for. We finally have him in the building. Benjamin Mugisha, otherwise known as the Ben, all the way from Rwanda. How are you doing, sir? I'm doing very well. How's your day been? My day's been great. And I know you're not complaining. I'm not complaining. I love SA a lot. All right. Oh, Yeah. Speaking about that, why are you here? I'm here for a few reasons. Maybe I'll name one. Kuki uri muri Afrika y'Epfo? Ndano kubw'impamvu zinyuranye wenda nababwira imwe ari naje gufata amashusho y'indirimbo nakoranye na Shiba twayishoje mu ijoro ryakeye. Uvuze kuri Shiba ari hehe ubu? Yasubiye muri Uganda nagombaga kujyana nawe ariko nahisemo kuguma hano muri Afrika y'Epfo kugira ngo tugirane ibihe byiza nk'ibi ngibi. Tuzongera kubonana kuwa gatanu kuko kuwa gatanu nzajya muri Uganda mbere yo gusubira Chicago. Tubwire ku buzima bwawe, uri umunyarwanda ari kubaye Chicago, ari naho wakuriye niba ntibeshye. Ubasha gute guhuza ubuzima ubamo muri Amerika n'iwanyu mu Rwanda? Navukiye muri Uganda, niho nakuriye. Uganda n'u Rwanda bifite igice kinini cy'ubuzima bwanjye. Mbere yuko njya muri US, nagiye US nko muri 2010, nagiye ku mpamvu za muzika. Nashakaga kwagura imipaka ya muzika yanjye kugira ngo ube mpuzamahanga no kwiga. Mbaye imyaka hafi 7 ariko ngenda ngaruka ngasura abantu banjye ngakora ibitaramo ngasubirayo. Ndacyari uwa hano, ntabwo nakwiyita umuntu wakuriyeyo. None wumva ufitanye isano nini n'u Rwanda cyangwa na Uganda? Ndi umunyarwanda, ababyeyi banjye ni abanyarwanda ariko navukiye kandi nkurira muri Uganda. Urebye mfitanye isano n'ibi bihugu byombi ariko ndi umunyarwanda. Ese the Ben, how ufite green card? Mfite citizenship. Watangiye kuririmba ryari? Natangiye kuririmba nkiri umwana, mfite nk'imyaka 5. Nahoze ndirimba mu rusengero, mvuka mu muryango w'abakristo, mama wanjye ni na pastor. Nahoze nkora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Impamvu mu by'ukuri yatumye ntekereza ko ngomba gutangira kuririmba indirimbo zisanzwe byari kugira ngo mvure imitima y'abanyarwanda bari bavuye mu mateka akomeye cyane. Murabizi byabaye mu mwaka w'1994 abaye jenoside yakorewe abatutsi. Numvaga nshaka gufasha abantu kongera guseka, niyo mpamvu natekereje gutangira kuririmba indirimbo z'urukundo, indirimbo zikiza, indirimbo zishobora gutuma abantu banezerwa, indirimbo zatuma abanyarwanda bumva ko bafite agaciro ku isi. Niyo mpamvu navuye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nkajya kuririmba indirimbo zisanzwe. Kuko bwanjye rero indirimbo ziramya n'izihimbaza Imana nazo yego zirabikora, zishobora gukiza no gutuma abantu banezerwa ariko bitari muri rusange. Indirimbo z'urukundo nizo zikora akazi gakomeye mu guhindura imyumvire y'abantu, bakongera bakishima, bakongera kumva bariho nyuma y'ibihe bikomeye banyuzemo. Akenshi mu ndirimbo zanjye ndirimbo urukundo mu buryo bwiza bwubaka, gusa ntabwo nigisha abantu gukunda, ahubwo mbibutsa gukunda, kwitanaho, kubahana, kandi ntekereza ko bifasha benshi. Ese the Ben, mama wawe yakira te umuziki wawe? Umubano na mama wawe mbese wameze ute? Nshobora kuba ari njye mwana akunda cyane, ngerageza kuba mwiza kuri mama ariko mva mu kuririmbira Imana nkajya mu kuririmba indirimbo zisanzwe ntabwo byamunejeje. Icyatumye aza kumva ibyo nkora nuko ntigeze mpinduka njye mu biyobyabwenge, sinigeze njya mu bintu by'ubusazi bidasanzwe byatuma atekereza ko ntari kubikora iyo ntaza kujya muri muzika isanzwe. Ibyo rero byaramunejeje cyane, baranshyigikira ndetse akunda n'indirimbo zanjye. None niba utari umuhanzi w'inzoga n'ibiyobyabwenge ubayeho ute? Simpirimo rwose, rega byanze bikunze uyu mwuga muri iyi si harimo byinshi. Abantu tubana bari hafi yawe n'abantu batandukanye bafite imyumvire itandukanye.
abantu bashobora gukora ibyo bashaka ariko njye sinshobora gukora ikintu ngo nuko nabo bagikoze kandi simbashaka kubikora sinywa itabi sinywa inzoga kandi ndavugisha ukuri kandi uwo ni njye sinabuza abandi kubikora ntekereza ko impamvu ntabikora ari uko nkijijwe kandi nakuriye mu muryango ukijijwe narezwe mu buryo bwihariye kandi mbona nashaka gukoza isoni mama n'umuryango wanjye. The Ben muri iyi minsi uri gukorana indirimbo n'abandi bahanzi uba muri Chicago kandi tubona abahanzi ba Afurika bakorana indirimbo n'abahanzi bo muri Amerika wowe bite uribona hehe nko mu myaka 5 yabiri imbere? Nubwo maze igihe kinini nkora muzika nk'umunyarwanda bisa naho nakoreraga muzika abanyarwanda gusa maze igihe kinini nkorera muzika isoko ry'u Rwanda gusa ariko kuva nko mu myaka 2 ishize numva hari icyahindutse ndi mushya ku isoko rya Afurika ndashaka kubikoresha nk'amahirwe yo gutera imbere no kubaka izina no gukora byinshi. Urebye mu Rwanda The Ben ni The Ben ibyo bishobora kumbesha nkibesha ko The Ben wo mu Rwanda nawe The Ben wo muri Afurika y'Epfo ariko sinshaka kureka ngo bimbeshye ndashaka kwiyumva nk'umuhanzi mushya ku isoko rya Afurika ufite impano ikomeye. Ntabwo ubu natekereza ku gukora indirimbo n'abahanzi bakomeye muri Amerika nka ba Jay-Z. Ubu ndashaka kwita ku banyafurika kwita ku bafana banjye bo muri Afurika mbona abafana benshi hano hanyuma mbone kuba natekereza kuri abo bandi nyuma. Hanyuma ku kibazo cyaho nzaba ngeze mu myaka 5 iri imbere ndumva nzaba ndi umwami wa muzika muri Afurika nzaba ndiwe kandi ndumva mfite icyo bisaba cyose. Umwami wa muzika muri Afurika mu buteganya gukorana indirimbo nabo ni bande bari kuri liste yawe kuko abahanzi bafite impano muri Afurika ni benshi? Wizkid ubu ni uyoboye muzika ya Afurika ndashaka kugira nkaho ageze ariko mu buryo bw'imikoranire numva nshaka gukorana na P Square navuga njye na Tiwa Savage ku mushinga ushobora kujya hanze muri uyu mwaka n'abahanzi bo muri Afurika y'Iburasirazuba Kiba Soul nababwira ko Kiba we n'indirimbo mu majwi yararangiye gisigaye no gufata amashusho yayo ariko umuhanzi ndeba nkavuga nti ndashaka rwose kugera nkahageze Wizkid ndashaka kugera nkahageze cyangwa nkanarenga kandi ntekereza ko mfite ubushobozi. Ninde muhanzi wundi ureberaho cyangwa wigiraho? Ngitangira muzika nareberaga cyane kuri Alakeri ibintu hafi ya byose nakoraga no muririmbyi ushobora buri kimwe mu njyana yose ariko maze gukura muri muzika nsa n'uwo mushyize ku ruhande ubundi kwigira cyane kuri Bank W hari n'abantu bambwiye ko dufite ibyo duhuriyeho nk'ijwi imyitwarire n'imico ntibagira ubundi hari amakuru avuga ko The Ben nta mukunzi afite kugeza ubu ntawe ufite koko? ubu nta mukunzi mfite ariko nari mfite umukunzi tumaranye imyaka 5 ubundi kugerageza kutagira undi mukobwa leta. But it's not, you know what I mean? Like, okay, I just came out from a relationship, like a 5 years relationship. That's forever. And so I'm trying to I'm trying not to really date any girl right now until like I get over it. What happened? What happened? No, right. So yeah, that's a good way to actually end it. Yeah, so I want to like take some time, take care of the music, take care of my people. And you know, love isn't a condition. It just comes like, if